haranira kurota inzozi ngari. Nubwo ubona rwose uburyo uhagaze ubu ngubu nta hantu bihuriye n'ubuzima bwiza wumva bukubereye, urugero uri umushomeri wabuze akazi, urugero uheruka gushora muri bizinesi irahomba, ubu ngubu uri aho nta epfo nta ruguru, ibyo ntabwo bikwiye kuguca intege. Babara rwose by'igihe gitoya ariko birangire ukomeze imbere, bucya bucyana ayandi, ariko umunyarwanda umwe yavuze. Noneho niba wizera Imana muri Kristo Yeshua byo ni akarusho, kuko yasabye abamwizera kutiganyira, kutiheba. Mu byo tunyuramo byose yadusabye kwihanga amaso. Impamvu nta yindi ni uko izi ko iri hejuru ya byose, ni itangiriro kandi ni n'iherezo. Ni Imana y'inyamaboko, ni Imana yironkera, ni Imana y'ibyagutse, gusa nanone ni Imana yabarambije